Hello guys, reka rero turebe uburyo ukoresha iriya strategy bita margin ratio, aho dukoresha 1% y'igishoro. Mbere na mbere uba wabonye signal, noneho iyo umaze kubona signal rero ikiba gisigaye ni ugukora setting. Signal twibuke ko tuyirebera muri Telegram. Okay, uza ahangaha kuri trade, ngira ngo buri wese ari kuhabona. Wagera kuri trade ugakandaho, iyo umaze gukandaho kiba gisigaye ushaka okay, noneho reka turebe nyine coin wamaze kuyibona, wayivanye muri Telegram. Icyo ugiye gukora ni setting. Reka turebe uburyo uri bubigenze. Setting icya mbere na mbere nk'uko tubibonye, uza hano kuri trade, wava kuri trade ukajya gushakisha coin. Okay, uza hano hejuru hari ahantu handitse robot, nubwo iyi application gusa nkaho ihahisha handitse robot. Okay, iyo tumaze kujya kuri robot tuza ahangaha kuri start, dukoresha iyi robot bita DCA kubera ko idufasha kureba maximum order dukeneye. Setting zayo mbega uzijyana uko ushaka. So ubwo reka dukande kuri start. Nitumara gukanda kuri start, icyo tugiye gukora, tugiye gukanda hariya handitse BTC kugira ngo dushakishe coin dushaka. Reka twandikemo coin dushaka yitwa Blaze, click OK. Nitumara click OK, gisigaye ni ukuyikandaho. Okay, turayikandaho. Nitumara kuyikandaho ahangaha, iyo ufite igishoro kinini ni byiza gukoresha auto. Rero iyi auto muri kubona benshi bahora babaza ngo auto igufasha iki? Ntabwo ari automated. Iyi auto ni ukuvuga nimba mpisemo auto, yo ihita deciding ikavuga ngo okay, isoko riri kumanuka, yo igahita ihitamo short. Icyo gihe long ihita iba wait, ntiyifungure. Yaza gufata profit, wenda yabona isoko rigiye kuzamuka, igahita ihagarika ya short, igahita yopeninga long, ubwo ikajya muri buy, gutyo. Ariko hari nk'igihe iba imaze gufungura long, bya isoko ryarimo kuzamuka, haba nka event runaka, isoko rigahita rihindukira direct, igahita ifungura short nanone kandi ya long yari itari closing, itarajya muri profit. Icyo gihe rero bisaba ko ya long iri buze kujya muri floating loss. Rero iyo ufiteho agashoro gatoya ntabwo byaguhira, ariko nk'uko wakoresha ino strategy kuri coin imwe rwose wagira auto, nta kibazo, nta kintu biba bitwaye. Noneho tugiye kureba rero uko usetinga muri bwa buryo ukoresheje 1% of your capital kuri ya strategy bita margin ratio. Icya mbere ahangaha, kubera ko isoko riri kuzamuka, njye ntabwo nshaka gukoresha short, reka nkoreshe mitemo long. Okay, nahisemo long. Icya mbere rero ubanzaho, tuza kuri parameter. Hano kuri parameter iyo uhisemo single bivuga ko ifata profit igahita yongera, iyo uhisemo cycle ifata profit igahita yongera igafungura indi trade, igafata profit igafungura indi trade, iyo ntive mu isoko. Ahangaha rero kubera ko isoko riri kuzamuka, nshobora gushyiramo cycle. Single biravuga ngo iyo uhisemo hano single biravuga ngo irafata profit then ihite iclosing ya trade. Okay, ahangaha ni ukuvuga washyira kuri single cyangwa kuri cycle. None reka turebe kuri leverage. Ngira ngo hano murahabona, sibyo? Ni ukuvuga ukandamo hano, ukaza ugahitamo ya max leverage. Turi kubona ko maximum leverage ahangaha ni 20, ariyo dushyizeho ahangaha. Iyo turangije ibi ngibi rero tuza kuri max order. Okay, ya max order yacu turayirebera ahangaha kuri iriya strategy, turashyiramo 2. Nitumara gushyiramo 2 rero igikurikiraho tujya kureba icyo bita initial position. Abantu benshi ntibajya bamenya ngo initial position bayirebera hehe, ariko najya kuri initial position, iyi max order ikitubwira ivuga yuko ahangaha
isoko nimba coin nyifatiye n'urugero kuri 80, iyo isoko rimanutse ahantu runaka ihita yongera ikagera kuri 60, ihita robot ihita yimuka ikajya kwinjira kuri 60 aho kugira ngo igume handi kuri 80 yinjiriye. Byumvikana yuko iyo ufite igishoro kinini, iyo uko wongera max order niko uba ufite amahirwe yuko nyine ya robot iri bugende ikamanuka ikajya kwinjirira hasi y'isoko riri buze kuzamukira. Ariko bivuze iki? Nimba washyizeho amadolari runaka, uko yunguruje aho yari yinjiriye, icyo twita entry, niko yongeraho amadolari angana na yayandi. Bikaba byazana risike rero iyo ufite igishoro gitoya cyo kuba wagira floating loss, waba wafashe risike nini bikaba byakujyana muri liquidation. Niyo mpamvu kuri ya strategy ngira inama umuntu amubwira koresha max order ingana na 2. Noneho tugiye kureba leverage twamaze kwishyiramo, tugiye kureba icyo bita initial position. Ahangaha iriya initial position tugomba kuyinganisha. Iyi initial position turi kubona hara hejuru tugomba kuyinganisha n'iyi leverage. Iyi leverage iki n'iki bigomba kuba bingana. Bivuze iki? Turajustinga ahangaha ku buryo turi buze kubona ahangaha naho 20. Okay, reka tuvuge nshyizemo 50, ndabona 18, 5 ndabona 20 5 4. Okay, tuvuge 5 4. Ahangaha ni kuri 5 4 niba muri kuhabona iyi leverage irangana n'iyi iyi initial position ingana n'iyi leverage na initial position birangana. Kuri ya strategy rero irakubwira ngo iyo ufashe initial position, sibyo, ukagabanya leverage, ibi biba bigomba kuguha rimwe. Ni ukuvuga rero bivuze iki? Biravuga ngo ahangaha ufashe iki kugabanya iki biguha rimwe. Iriya strategy ni kwivuga. Bivuze ngo aho ngaho biterwa na leverage ni iri buze kuguha initial position. Nimba leverage ari 50, initial position yigiye 50, noneho wowe uze ahangaha uhashyire maximum order ya 20. Ibi ngibi iyo amaze gusetinga rero ubu nkoresheje ya strategy yo gukoresha 1%. Ikindi nabanyuriramo mu ncamake nuko iyi leverage ikivuga ivuga ko irya dolari rimwe bari kubyinshuro 20 rikaza kubyara ariya 20. Wowe washoye idolari rimwe none bakari ku inshuro 20, bivuze ngo ni nkaho baba bakugurije baba baguhaye 19. Nicyo leverage igufasha. Nimba bakoresheje rero leverage ya rimwe, biba bishatse kuvuga ngo nimba ushoye idolari rimwe ni rimwe. Nimba initial position hari ubona ari 20, washyize muri leverage ya rimwe, ubwo bushoye amadolari 20. Ahangaha urumva ubushoye idolari rimwe ari rya rindi 1%, hagasiga 99%. Kinakubwira nuko kuri ya strategy 100 iba ari coin imwe, 200 zikaba coin 2, gutyo. Icyo gihe rwose wabikoze gutyo, yego wabona inyungu nkeya, ariko ntawuzigera na rimwe ubona liquidation. Byagorana rwose kugira ngo uzagere kuri liquidation, kugira ngo isoko rizamanuke 99% byagorana. Murakoze rero, mwari kumwe na Team Achievers. Waba afite ikibazo ajya kibariza muri groupe, kandi ushobora no kidropinga kuri channel yanjye Team Achievers. Mugerageze rwose mujye munakora subscribe kugira ngo muzabashe kubona n'izindi nyigisho cyangwa izindi video zikurikiraho. Ibuka nukuri gukora subscribe kandi akavideo wagasharinga no kuba downline bawe cyangwa se ku wundi muntu ushaka kwereka uko setting ikorwa neza. Ciao Team Achievers, we care.